Inkuru ibabaje mu rukerera ahagana saa 9 z'ijoro ryakeye mu ishuri ryisumbuye rya Eyave Rushashi riri mu karere ka Gakenke hagaragaye inkongi y'umuriro iturutse ku mashanyarazi mu cyumba abana bararamo. Iyi nkongi yahitanye umwana witwa Mizero Eric wiga mu mwaka wa 5 Level 4 Animal Health, inakomeretse undi umwe. Witabye Imana n'uwakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Ruri. Byabaye mu masaha ya saa 9 z'ijoro, ariko twebwe nk'ubuyobozi twahageze nka saa 10 n'igice. Ikigaragara ni umuriro wamanutse muri plafo ugera ku munyeshuri wa mbere wari uryamye mu cyumba cyari kiryamyeho abanyeshuri 20, ariko we wahise umukubita. Twabonye ko bigaragara nkaho wamukubise ahunga, uko twamusanze hasi wamushiririje, ariko ubwo abandi bo bavuyemo bihuta. Urabona ukuntu ikigo cya Eyave Rushashi cyubatse, ni etage na maesikariye. Hari uwo twasanze yavunitse umugongo, nawe twamugejeje ku bitaro bya Ruri, ubu ni hari kwitabwaho. Rero ubutabazi bwahise buba, abashinzwe inzego ba Gakenke bahise bahagera, barafasha, barazimya. Abanyeshuri nabo barafasha, ku buryo nyine iyo dortoir niyo yahiye yonyine, kandi ubwo 19 uretse uwo uri kwa muganga witabye Imana, abandi bameze neza. Ibindi byangiritse, ibintu byose byari birimo uretse ko umunyeshuri aryama, matera, ibikoresho byo nta na kimwe kizima kirimo, biko byose byahiye. Turimo turabarura ngo turebe ngo byari birimo byanganaga gute, kugira ngo tuzabashe gufasha aba banyeshuri, kuko uko n'imyenda bambaye batijwe na bagenzi babo. Kwa muganga ubu urumva undi we sindi buvuga ko ari kwa muganga, urumva yapfuye, ariko undi n'umwe urwaye umugongo, nako wavunitse umugongo. Reka ariko mbivuga nubwo kwa muganga batari batubwira uko bimeze nyirizina, ariko hari n'undi mukobwa wahahamutse we cyane, kuko avuka Kayonza, ngo aturanye n'uwo mwana wapfuye. Rero akibyumva ntabwo byamworoheye, ku buryo nawe twamufashije kuba ari kwa muganga kugira ngo bamwiteho. Muri aya masaha twese turahari, tumaze guhuza abanyeshuri bose nko mu minota 30 ishize, turabaganiriza, tubasaba kwihangana, turabihanganisha, tukaba tugikomeje kubarura. Ariko nanone turi gusaba n'ababishinzwe bose kugira ngo barebe se inkongi y'umuriro yatewe n'iki, ese nuko ni installation nshyashya, kuko mu minsi yashize nibwo iki kigo bavugaga yuko gishaje, ariko already cyari kirimo gisanwa na RTB, ku buryo ubu ngubu tuvuze ngo ni iki cyabiteye none ahangaha twaba tubyibeshyeho, ahubwo iperereza riracyakomeje. Ariko inzego z'umutekano zose turi kumwe, kandi nabo twese twatabaye. Ubu inzego zitandukanye bari kuza, nabo baraduha n'izindi nama. Gavana baraje, RTB nabo bari mu nzira, Minedik bose baje gutabara. Ubwo hamwe twese nidufatanya turareba n'ikindi cyo gukora, cyane ko wenda bari busange wenda no kubarura natwe tubirangije, kuko already turacyabirimo. Ni ikigo cyigishaga biri tekinike, kuko urumva yuko kiri under RTB, ubuhinzi, ubworozi. Ubwo rero urumva ko abanyeshuri barenga 350 nibo biga kuri iki kigo. Nk'uko nabikubwiye, dortoir yo yaragamo 19, ubwo twavuga yuko bafite ubuzima, ariko undi yabubuze. Uwo yari umuyobozi w'akarere ka Gakenke watangaga amakuru ku buryo burambuye yuko ikibazo cy'inkongi cyagenze, kandi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yijeje abanyeshuri ko bari buhabwe ubufasha kubera ko ibintu byinshi byakongotse.